twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije gutugera neza kuri uwa gatandatu w'icyumweru cya mbere gisanzwe tariki 13 Mutarama 2024. Isomo rya mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, wa 17 kugeza ku wa 19, n'umutwe wa 10 umurongo wa 1. Mu muryango wa Benyamini hari umugabo witwaga Kishi, akaba umuhungu wa Abiyeli, wa Serori, wa Bekorati, wa Afiyahi, wo mu nzu ya Benyamini, akaba umugabo w'umutunzi. Yari afite umuhungu mwiza witwaga Sawuli. Nta musore n'umwe bari bahwanyije uburanga mu Bayisiraheli, kandi yabasumbaga bose umutwe n'intugu. Bukeye indogobe za Kishi se wa Sawuli ziza kuzimira, maze Kishi abwira umuhungu we Sawuli ati, ufata umwe mu bagaragu bacu maze mujyane gushaka indogobe zazimiye. Niko guhaguruka aragenda, azenguruka umusozi wose wa Efurayimu n'igihugu cyose cya Sharisha ntiyazibona. Ubwo banyura mu gihugu cya Shalimu barazibura, no mu gihugu cya Benyamini ntibagira izo babona. Nuko bajya kureba Samweli. Nuko Samweli akirabukwa Sawuli, Uhoraho aramubwira ati, ngo wa mugabo nakubwiye, uyu niwe uzategeka umuryango wanjye. Sawuli asanga Samweli ku irembo ry'umujyi, maze aramubwira ati, ndagusabye ngo unyobore aho umushishozi atuye. Samweli asubiza Sawuli ati, ninjye mushishozi. Ngwino rero tujyane ahirengeye gusenga, kuko uyu munsi uri busangire nanjye. Nuko Samweli afata urwabyo rw'amavuta, asuka ku mutwe wa Sawuli, aramuhobera maze aravuga ati, mbese aho si Uhoraho wagusize ngo ube umutware w'umuryango we? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 21. Uhoraho umwami anejejwe n'ububasha bwawe. Uhoraho umwami wacu anejejwe n'ububasha bwawe. Mbega ngo arishimira ubuvunyi bwawe. Wamuhaye icyo umutima we wifuzaga, ntiwamwima icyo isengesho rye ryasabaga, kuko wamusanganije imigisha n'ihirwe, maze ukamwambika ikamba rya zahabu inoze. Ubugingo yagusabaga warabumuhaye, umuha kuzaramba ubuziraherezo. Ubuvunyi bwawe bwamuhesheje ikuzo ryinshi, umungikanyaho icyubahiro n'ishema. Wamugize ruhabwa mu gishiteka ryose, iruhande rwawe ahabonera ibyishimo. Uhoraho umwami wacu anejejwe n'ububasha bwawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 2 umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yesu yongera kugenda akikiye inyanja, imbaga yose y'abantu iramusanga, arabigisha. Nuko yihitira abona Levi mwene Alufeyi yicaye mu biro by'imisoro, aramubwira ati, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Igihe yari ari ku mezi we hamwe n'abigishwa be, haza abasoresha benshi n'abanyabyaha gusangira nabo, kuko bamukurikiraga ari benshi. Abigisha amategeko n'abafarisayo bamubonye asangira n'abanyabyaha n'abasoresha, babwira abigishwa be bati, dorere, mbese asangira n'abasoresha n'abanyabyaha? Yezu ngo abyumve arabasubiza ati, abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo n'abarwayi. Sinazanywe n'intungane, ahubwo nazanywe no guhamagara abanyabyaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Sinazanywe n'intungane, ahubwo nazanywe no guhamagara abanyabyaha. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze kuva hanga kuri buri munsi wamenye ubutumwa bwawe, bityo umenye nuko uri kubukora muri no minsi, uze no kumenya n'iherezo ryabwo. Umuhanga niwe wavuze ati, aka kantu mu gace karongo yaravuze ati, itorwa ryose uzakurikire rizaba rikurikiranye n'itotezwa. Ako kantu mubyeyi, umuntu watowe ajye yitonda, kuko itotezwa rihita ritangira hafi aho ngaho. Gutorwa no gutotezwa bijya kujyana. Amasomo yacu duteguriye aradushyira imbere amatora. Itorwa mu isomo rya mbere turabona mu itorwa ry'umwami, naho mu Ivanjili tukabona mu itorwa ry'intumwa. Uwo mwami ni Sawuli, naho iyo ntumwa ni Levi, ari we witwa nanone Matayo. Itorwa ryabo bombi rifite icyo rihuriyeho. Aha biranumvikana nyine bagomba kwitonda, kuko itorwa ryose akenshi riza rikurikiwe n'itotezwa. Nyagasani buri wese amufiteho umugambi, ubutumwa yaguteguriye, ibyo yifuza kuzageraho. Ujye wibaza uti, ese cyo natorewe
nshobora kuzarangiza ubutumwa bwanjye nkiri kumwe na Nyagasani, cyangwa rimwe nzagera aho rukomeye mpite mwihakana ubundi nze mu butore. Nawe uze kwibaza, uri umutegetsi, uri umuyobozi, hari abo ushinzwe, uri responsable, uze kwibaza uti ese ubundi mbikesha iki kugira ngo Nyagasani aba yarantoye? Uraza gusanga ntabwo ari uko uri umutoni cyane, ntabwo ari uko ari umwiza, ntabwo ari uko ufite icyubahiro n'ikuzo bikomeye, ariko akenshi burya Nyagasani abatoye aranabashoboza. Atora abanyantege nke, abanyabyaha, kugira ngo abahe imbaraga, kugira ngo abasukure, abafashe bagende neza. Gusa iyo watangiye uvuga uti ngewe Nyagasani yantoye kubera ko nandi umuryango ukomeye cyane, uko kwirata byose bigakugendaho, n'ubundi birangira itotezwa riguhitanye. Bategetsi bayobozi, mbisubiyemo, nimwishimire ubutorwe bwanyu. Niba warotore gushinga urugo, ukora ubyishimira. Niba warotore kwiyegurira Imana, uhora ubyishimira. Buri wese nishimire umuhamagaro we, buri wese nishimire ubutorwe bwe ahari, kuko ni Nyagasani wagushyize, ni Nyagasani wabishatse. Mu isezerano rya kera, itorwa ry'aba bantu batatu, umwami, umuhanuzi ndetse n'umusaserdoti, bakoreshaga inshinga yitwa institué. Kwimika umwami, kwimika umusaserdoti, kwimika umuhanuzi, kuko bari abantu nyine b'Imana, batowe n'Imana kugira ngo baragire bayobore umuryango w'Imana. Ni ngombwa rero ko Nyagasani yabaga ngo akabasiga. Uhoraho abigirisha umuhanuzi Samweli agasiga Sawuli amavuta, na Yezu ubwe kuko ahibereye nawe aratora Levi, nk'uko twabizirikanye mu ivanjiri y'uyu munsi. Ikigaragara kuri aba bombi icyo bahuriyeho ari Sawuli ndetse na Levi baratowe, barangije gutorwa basangira n'ababatoye. Samweli yasangiye na Sawuli, na Yezu nawe asangira na Levi nyuma y'itorero ryabo, kubakira, kubishimira no kubakomeza muri Nyagasani. Mu isomo rya mbere nk'uko twabizirikanye, umuhanuzi Samweli abwirijwe n'Imana arasiga Sawuli amavuta atorerwa ku mwami wa Isiraheli. Sawuli niwe wabaye umwami wa mbere wa Isiraheli, azakurikirwa na Dawudi, akurikirwa na Salomoni n'abandi bagenda bakurikiraho. Samweli yakibona Sawuli aramubwira ati tujyane gusenga kuko uyu munsi uri busangire nanjye. Nuko afata amavuta ayasuka mu mutwe wa Sawuli, abaramwimitse. No mu ivanjiri y'uyu munsi naho turumva Yezu atora Levi, ariwe Matayo, wari umusoresha kandi asangire nawe. Ariko turaza kubona Abafarisayo ndetse n'abigisha amategeko batangiye kwijujuta kuntu Yezu asangira n'abanyabyaha, agasabana nabo. Ngeri ryatorwa rikurikirwa n'itotezwa. Muri amasomo y'itorwa rya Sawuli ndetse na Levi hari ibintu bigera nko kuri 5 bahuriyeho. Icya mbere nuko Sawuli ni izina ry'igiheburayi risobanura demandé par Dieu, wasabwe n'Imana. Matayo nayo riva ku giheburayi bikavuga ngo don de Dieu, impano y'Imana, cyangwa bikanasobanura Dieu donné, Nyagasani yarampaye. Uwo nasabye Imana, uwo nahawe n'Imana. Mumva ko amazina ajya guhura yombi. Icya kabiri Sawuli na Levi bahuriyeho nuko bafite inkomoko, ntago ari ibivejuru, ntago ari ibimanuka. Sawuli ni umuhungu wa Kishi, Matayo nawe ni mwene Rufeyi. Icya gatatu bahuriyeho nuko Sawuli yatowe na Samweli igihe yaragiye gushakashaka indogobe zari zazimiye. Matayo nawe yatowe na Yezu amusanze mu biro by'imisoro, ari gukazi, ari ku mirimo. Icya kane, mbere yuko Sawuli atorwa babanje gusenga we na Samweli n'isengesho. Icya gatanu nuko bari buze gusangira, ari Samweli arasangira na Sawuli, ari Matayo asangira na Yezu. Ibyo ni byishimo bikomeye cyane. Iri sangira rya Matayo na Yezu ragena urukarisiya, Yezu adusigira nk'ikimenyetso cy'ubusabane n'ubumwe. Iri torwa ryabo bombi ryabereye mu isengesho, rigena urukarisiya, pfundo, zingiro, ryari masakamento yose. Andi masakamento yose nyine abo muri ukarisiya. Ngiki gitambo cya misa, ryasengesho rikuru bimikiramo abasaserdoti, ryasengesho rikuru duherwamo andi masakamento yose. Icya gatandatu nanjye kuvuga batandukaniyeho, ariko kiza kudufasha kwitondera ubutorwe bwacu no kumenya ko akenshi bukurikirana n'itotezwa. Intangiriro yabo, mbere na mbere intangiriro ya Sawuli. Sawuli yari umuntu w'igihagararo cyiza, umusore mwiza, usobanutse, ufite uburanga, igikundiro, mbese atangiye neza. Ariko suko atangiye neza niko azarangiza neza. Turabizi ukuntu yarangirije mu nduru. Iyo ntangiriro yawe, kumva waratangiye neza, kumva uri igihangange, ugende wireba urebe niba ari ubwiza bw'inyuma
ibyiza ufite bireba inyuma ku mubiri niba bidashobora kukuzitira mu butumwa. Uwa kabiri ni Matayo. Uburyo yatangiriye mu nduru, mu bibazo, nirinze kuvuga mu byaha, kuko yari umusoresha. Bamufataga nk'igisambo muri icyo gihe. Abasoresha ku gihe cya Yezu bafatwaga nk'ingambanyi, ibisambo, abajura, abanzi b'igihugu. Murumva ahantu Matayo atangiriye. Ariko uko azasoza nibyo koko bigiye kugaragaza ubutorwe bwe. Azasoza neza kuko azasozwa hawe Imana, azasozwa yatotezwa rimugize umwere, rimugize umutagatifu. Azasoza neza, asoreze nyine ku musaraba, asozanya na Yezu, asoza yitangira Kristo wamutoye. Nguko gusangira na Yezu, bityo ntugateze mu nzira. Nanjye nze kwibaza, Yezu yarantoye, nawe yaragutoye, twese yaradutoye, buri wese afite icyo Yezu Kristo yamutoreye. Ese wasanga nyangendera ku byiza by'inyuma, nuko rero ukagendera ku bwishongoro ufite inyuma, igihagararo ufite, umubyibuho ufite, imirimbo n'imitako ufite, byose akaba aribyo ujya uhereramo. Rimwe na rimwe bakagukabiriza nawe ukabyemera, ikindi gihe bakagutaka, ukaza kwibagirwa ko ari Imana igomba kugutaka kuko ari we nagutoye, ubundi wakumva ibyo ngibyo ukabigenderaho. Icyari itorwa bikaza kurangira kibaye nyine itotezwa, ukaza kwitoteza. Tugendeye kuri Sawuli, uburyo yarangije ubuzima bwe. Ese ubuzima bwawe, umubiri wawe na roho yawe, byombi urabikoresha mu butumwa, cyangwa umubiri wawe usiga hirya ngo ushyire Yezu roho gusa? Ako kantu ka gatandatu mu gihe tukiteho intangiriro zacu mu butumwa, ndetse n'inyusurizo zacu, umusozo w'ubutumwa bwacu, uko ubutumwa bwacu butajya n'uko busoza, uko twitwara. Ntabwo ngomba gukura umubiri wanjye mu butumwa. Abantu benshi dukora ubutumwa ariko tukibagiza ko umubiri wacu ari ufasha roho, kuko umuntu ni umuntu umwe gusa ugizwe n'umubiri na roho. Akenshi dukunze gushyira umubiri wacu ku ruhande, tukumva nk'aho Imana tujya kwihereza roho gusa. Roho nsa koko? Umuntu ni umwe, ntugatakaze umubiri wawe ngo nibwo ugiye gukorera uhoraho. N'uwo mubiri wawe Nyagasani arawukeneye kugira ngo abashe nyine kugukoresha. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abagore babiri bafanaga ikipe, nuko baza gusheta, gupingirana, kubetinga, kubera ko muri iyo kipe ngo hari umusore watsindaga ibitego, ngo umusore akaba yari mwiza cyane kandi ngo nawe abizi. Nuko abagore baza gupinga, baza kubetinga, bazatanguranwe uzabanza kubona ifoto y'uwo mukinnyi akayibona mu rugo rwe. Bivuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda, uburyo umwe azatangwe kubona ifoto, uzifotozanya n'uwo mukinnyi, umukinnyi w'icyamamare, uwo mukinnyi w'igihangange, uwo mukinnyi ufite uburanga bukomeye cyane, wawundi utambuka abakobwa bari guhata ibirayi n'ibijumba, bamwe bakitema kubera kurangarira uburanga bwe. Nuko abagore bajya inama, nuko abagore barabetinga, uzatanga undi kubona ifoto y'uwo musore, kwifotozanya n'uwo musore, ko azamuha imodoka y'ibeni. Uwifotanyije n'uwo musore bwa mbere, undi azamuhereza imodoka y'ibeni. Abo bagore barabisinyira bikomeye cyane. Nuko igihe kimwe kiza kugira umugore wa mbere, arihata. Uzi ukuntu yabigenje se? Ngo yabwiye wa musore w'umukinnyi ati, ndifuza byibuze kukurebaho rimwe nkajya nguha amafaranga, kureba uburanga bwawe nkaguha amafaranga. Wa musore nawe ngo amaze kumva ari igihangange mu buranga ndetse no kwamamara kubera ko ari umukinnyi w'igitangaza, nuko ngo umunsi umwe nyine ajya kwa wa mugore kugira ngo murebe gusa, ubundi amuhe ku mafaranga, banifotozanya nyine. Byaje kurangira wa mugore bifotanyije nawe ifoto ikomeye cyane. Sinzi na muri kumva ko ruri mu rurimi rw'Ikinyarwanda iyi foto, kwifotozanya n'uyu mukinnyi w'icyamamare akifotozanya n'uyu mugore. Wa mugore rero yaje gufata nk'ikimenyetso ya mafoto, arayafata, ayereka mugenzi we nyine, amwereka ko yamutanze igitego, yamutsinze igitego. Ubwo uyu mukinnyi byaje kugeraho yibagirwa ko wakomeje kwifotozanya n'uyu mugore iwe ku buriri bwe, bakifotozanya. Ikipe bwari bukijya gukina, uyu mukinnyi aza kubyibagirwa, nibwo batsinzwe, kandi ari watsindaraga ikipe. Mu gihe umugore ari kwishyuza ya beni wa mugore bari kwishyuza ibeni, yahise ahunga, bamutsinze igitego. Nyuma kwibonera ya mafoto kundi yamutanze nyine, yamutsinze igitego. Uko uyu mugore yagiye mu buhungiro,
na wa mugore ifatanyije na wa mukinnyi nawe bari kumuhigahiga, ya kipe iri kumuhigahiga kuko yatumye ikipe itsindwa idatwara igikombe, kuko yifunze uyu musore, umusore wari mwiza bikomeye cyane. Biza kurangira bibaye akavuyo, inkiko, imanza byose bikorera muri aka gace. Umwe ari kurega undi ko yamwimye imodoka, bari babetinze, bari basezeranye. Undi nawe bari kumurega ukuntu yabeje umukinnyi w'abandi akifotozanya nawe, ijoro ryose bukarinda bucyari kwifotozanya nawe, kandi bari bafite match, bari bafite umukino, none batsinzwe kuko wa mukinnyi yarayifotozanya ijoro ryose n'uyo mugore. Ngiye intambara nk'akavuyo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Hari aho bigera ukumva uri igihangange, ukumva uri mwiza, ukumva uri kishongoro, ariko igihe kizagera niba ubwo bwiza bwawe bw'inyuma ubukoresha mu ngeso mbi, bizarangira nawe nyine utanze amafoto impande n'impande, amafoto y'urukozasoni n'andi yose adakwiriye Nyagasani. Ngo abo aba contre 6 niba guhereza ubutumwa ujye umenya ngo hari n'abandi bashobora kuza gukurwanya. Navuga nk'abigisha amategeko n'abafarizayi babangamiye umugambi w'Imana, batifuza ko watera imbere ubutumwa busoza neza. Waba uri umusore, waba uri umukobwa, uzabona abantu benshi, hari abaza gutesha umurongo, hari abafite mission ya Sekibi, ubutumwa bwa Sekibi nabwo kugutesha umurongo, bwo kugukura mu murongo. Uzaba ushinze urugo rumeze neza, hagati aho uzamenye ko hari abandi bari ku mpande bari gukubita agatoki gukane cyaduha Imana, urwo rugo rugasenyuka. Kibaza iyo Mana yahese isenya ingo z'abandi. Ubutumwa bwose ufite waba warihaye Imana, ujye uvuga uti wasanga nta wamenya, bishoboke ko hari abantu bari gukubita agatoki gukane cyaduha Imana kavamo, icyaduha Imana tukabona ibyo twifotozanya nawe, kubera ko uri kwishongora, uri mwiza, ufite igihagararo gikomeye cyane, umeze nka Sawuli, ufite uburanga buhambaye, bikaza kurangira bwa buranga bwawe urangaje. Hari igihe abantu baca umugani bakavuga bati utangiye neza asoza neza, ariko burya ntabwo ariko bigenda. Hari igihe ushobora gutangira neza ukirara nka Sawuli, ukazasoza nabi. Nyamara uko watangira kose, watangira mu nduru nk'aba Matayo, watangira neza, ujye ubamenge kandi ushyiremo amakenga, hato itotezwa ritazaduhitana. Bihaye Imana, bayoboke b'Imana, babyeyi mushinze ngo umubiri wawe ntukagutere kwiyemera ngo ute ubutumwa bwa Nyagasani. Uzasanga ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera hari abagore biyemera bafite uburanga, cyangwa abagabo biyemera dufite amafaranga, dufite uburanga, dufite igikundiro, ugasanga ingo z'abantu razishenye n'urwaro ruhitanye. No mu bihaye Imana aho byaba ari ubwo buranga, ari uwo mubiri wawe, kumva weguriye Nyagasani, kucyongera kugaruka inyuma ukongera ukanusura Nyagasani. Ngo abantu benshi twagiye twiba Nyagasani, tukamwemera ko ku ntangiriro twamuhaye ubuzima bwacu bwose, ariko twagera hagati tukagenda tunusura nk'abari kugerera Yezu. Ugaha Yezu iki ngiki ukamwima kiriya, ugaha Yezu akaboko k'ibumoso ukamwima k'iburyo, nuko ukamuha umutwe, amaguru ntuyamuhe, ukagira ingingo zimwe na zimwe uha Yezu ariko izindi ntuzimuhe. None se ko Yezu yagutoye wese nawe ukabimwemerera, kuki umwiba? Kuki wongera kumwiba? Ngiye ibibazo dufite, ngiye ibibazo duhetse, ko imihamagaro yacu twagiye tuyikura mu Imana, twagiye duheza Yezu mu buzima bwacu. Kandi Yezu yaraje kugira ngo adukomeze, yaraje kugira ngo aho dufite indenge n'imbaraga nke abe ari udushoboza, kuko ubwacu ntacyo twakwimarira. Nguko mwabageye imwe, ntabwo imibiri yacu tugomba kwikura mu butumwa. Imibiri yacu nayo igomba kwinjira mu butumwa bw'Imana, kuko umuntu n'umubiri na roho. Ntugashake gukura Yezu mu butumwa, gushake guheza umubiri wawe, kandi Yezu muri kumwe nyine. Umubiri wawe nawe Yezu arawukoresha kuko uri igikoresho cya Nyagasani. Uyu munsi kimwe na Sawuli ndetse na Levi, natwe buri wese afite icyo Nyagasani yamutoreye. Nyagasani arifuza kugira ahantu akugeza, Nyagasani arifuza kugira ahantu akugeza, nawe ukagira ahantu ugeza abandi. Uzirinde kuba nyamwigendaho no kwikunda bikabije, hato utazajya witoteza cyangwa ukadohoka, kuko Nyagasani afite misiyo yaguhaye. Byumvikane ntihazabura abarwanya misiyo ya Nyagasani, ariko wowe komera kuri Kristo wagutoye, komera kuri Yezu wagutoye, n'ibindi azabigushoboza, kuko ntabwo ari wowe wishoboza. Ntacyo wakwishoboza ko turi abanyabyaha n'abanyantege nke,
ariko Yezu yazanywe nawe nanjye, twebwe abanyabyaha, twebwe abanyantege nke, kugira ngo adushoboze, kuko Yezu adatora abashoboye gusa, ahubwo abatoye arabashoboza ku rwego rwa Matayo. Nawe uko uzakora kose ujye umenya uti Yezu ndi hafi. Kwitoza kujyana na Yezu mu butumwa bwacu, kwitoza kudaheza Yezu mu butumwa bwacu, kwitoza kudaheza Yezu mu nguni z'ubuzima bwacu, nguni zose z'ubuzima bwacu Yezu akaba arimo, maze Yezu akaba unadushoboza, kuko niwe wadutoye, niwe ugomba no kudutuma. Mwese bifurije amahoro y'Imana. Imana ikomeze ibarinde, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.